Murakoze, nongeye kubasuhuza. Nk'ibisanzwe n'ubundi nitwa Nyabyenda Jean Baptiste Muranzi, turamenyeranye duhora dukorana. Ikaze rero kuko n'ubundi nk'uko twari twabisezeranye ejo, tugomba gusubukurira ku kizamini cy'ibihumbi 2014 tugenda dukosora dusubiza ibizamini bya leta byabajijwe, turebera hamwe mu by'ukuri imimerere n'imiterere yabyo muri gahunda twihaye, tukazageza ku cya 2020 na 2021. Nk'ibisanzwe rero n'ubundi ni Nyabyenda Jean Baptiste, nagambiriye kubikosora turi mu mwaka w'ibihumbi 2020 ubwo nari nkigisha, nibwo navuze nti tuzabikosora hanyuma turebere hamwe ibizamini uburyo byazajya bigera ku banyeshuri bitegura ibizamini bya leta, bibashe kugira gute, bibashe kubafasha. N'ubundi rero wenda nubwo ntakigisha, ariko n'ubundi iyo ni umurimo ngomba gukora, ndetse nkawusohoza uko nabyiyemeje. N'ubundi ndacyari umwarimu uhugura abandi Reb Master Trainer kuva mu 2019 kugeza na n'ubu ndacyabikomeje, ariko nkaba ntakigisha. Mu by'ukuri nsigaye nkora muri NESA aho nshinzwe ubugenzuzi bw'uburezi, inspection, abandi inspector. Rero ntatinze ndagira ngo dutangirane n'ubundi no kureba iki kizamini tugikosore. Gahunda ni ugukosora ibizamini bya leta by'abakorera za diplome. Ikizamini cya 2014 turagitangirira ku mategeko n'amabwiriza. Ikizamini icyo ari cyo cyose nk'uko nabibabwiye gitangirira ku mategeko n'amabwiriza aba akigenga. Iki rero nacyo cyari gifite amategeko n'amabwiriza akigenga nk'asanzwe, hanyuma hagakurikiraho umwandiko wa mbere witwaga uko ingimbi yarerwaga mu itorero. Ni umwandiko mu by'ukuri twakagombye gusoma dushishoza kandi twitonze kugira ngo tubashe gusubiza ibibazo byawubajijweho nk'ibisanzwe. Ni umwandiko rero usa naho ari muremure, ariko nanone atari muremure cyane, kuko n'ubundi ibizamini byo mu mashami y'indimi nta na rimwe uzabisanga bifite imyandiko ijenjetse, ntibishoboka. Nguwo rero tukawusoma twitonze, nguwo ni muremure, tukamanuka tugatangirana n'igice cya mbere cy'umwandiko n'imiterere y'ururimi, ibibazo ku kumva umwandiko. Ngiki kibazo cya mbere n'igisubizo cyacyo, icya kabiri, icya gatatu, icya kane, n'ibisubizo byabyo bigiye biri kumwe. Ubwo ni ibisubizo nyine nabashije kubitangaho ubwo nabibakosoreraga. Hari icya gatanu n'igisubizo cyacyo ngicyo, icya gatandatu, icya karindwi, hakaza icya munani. Icya munani n'icya cyenda birareba umwandiko wa kabiri, kandi mu by'ukuri ntituzawusoma, birasaba kuba umuntu yagiye amagana hasi mu kizamini akabanza gusoma uriya mwandiko wa kabiri. Turaza kuwureba mu gukurikiraho. Icya munani n'icya cyenda ngicyo, hakaza icya 10 cy'inyunguramagambo. Ikibazo cya 10 cy'inyunguramagambo babajijeho ngicyo kirasubije. Icya 11 ngicyo, icya 12 cy'ubwoko bw'amagambo ngicyo nacyo kirasubije. Icya 13 ngicyo, icya 14 ngicyo, icya 15 ngicyo, icya 16 ngicyo n'igisubizo. Icya 17 cyo gushyira inyangingo cyangwa interuro ku giti nacyo ngicyo kirasubije. Icya 18 ngicyo, icya 19, icya 20. Mu gihe mwebwe mba nihuta, ariko mwe mu gihe murimo murabyiga mugomba kugenda gake, mukagenda musanisha ibisubizo byatanzwe n'ikibazo cyatanzwe, kandi mukabisanisha na shapitire ijyanye n'icyo kibazo cyangwa se ijyanye n'iryo somo babajijeho, kuko ni amashapitire bakunda kubazaho. Nguwo umwandiko wa kabiri, umwandiko nyabusizi uraje nyuma y'ikibazo cya 20 cy'inyandiko nyejwi cyo gushyira interuro mu nyandiko nyejwi, nkuko nayibashyiriyemo aho ngaho. Umwandiko wa kabiri nguwo abahanga mu kumiraza, ni umwandiko nyabusizi uba ushamikiyeho iteka ibibazo bijyanye n'ubuvanganzo. Hanyuma hagakurikiraho iki gice cya kane cy'ubuvanganzo n'ikeshamvugo, kiri ku manota 13. Ikibazo cya 21 cyakibajijweho ngicyo kirimo A, kikabamo na B,
kirimo A kikabamo na B. Haraza iyi ni B, mu by'ukuri ntabwo ari A. Hakaza icya 22 cyo gushyira injyana cyangwa utubeshuro ku ntondeke zatanzwe, ku mikarago yatanzwe. Hakaza icya 21 na 23. 21 twayirenze, 22 turayirenze, 23 ngiyo nayo ni igisubizo cyayo. Hakaza 24. Hakaza icya 25 kiri mu gice cya kabiri cy'ihangamwandiko riri ku manota 15, ari nacyo gice twabonye mu by'ukuri gisoza iteka, kiba gisoza ikizamini icyo ari cyo cyose giherutwa n'ihangamwandiko. Ihangamwandiko rero nyine tujye twibukiranya ko atari ugupfa kurikora mu buryo ubwo ari bwo bwose, ni ukumenya amategeko n'amabwiriza agenga ihangamwandiko nk'uko nayanditse. Murayabona mukayasoma, mukibukiranya ya mategeko agera muri 30 akubiye muri ibyo byiciro bitandatu byose, mukabasha gukora umwandiko mwiza ubahesha amanota yose. Muri make rero nshuti zanjye, ndumva ibyo ari byo bibazo bikubiye mu kizamini cyacu 2014 turagisoje. Mbakangurira kubikurikira no gukurikira ibijyanye n'ibyo tubageraho kuri YouTube channel yacu, mukibuka no gukora subscribe kugira ngo ibizamini byose cyangwa se amasomo yose dushyizeho y'indimi muzajye mubasha guhita muyagezwaho. Twiyemeje twebwe kugenda muri uwo mujyo mu by'ukuri w'indimi, cyane ko buri wese agenda mu mujyo y'ibyo ashoboye. Ibyo nibyo nibonyemo, nibyo nisanzemo, kuko ari byo nize, nibyo nzajya mbagezaho, hanyuma namwe bikagenda bibagirira akamaro. Murakoze rero abazakora candidat libre, tubifurije gutsinda. Abanyeshuri bacu twigishije bazakora ibizamini bya leta mu mashami y'indimi, nabo tubifurije gutsinda. Ciao, tuzongera duhurira ku kizamini cya 2015 tugiye gukurikizaho. Imana ibarinde.